nibyo koko Imana ikora ibyayo kandi ikabikorera igihe. Museveni kwamagana ubutinganyi ntabitekereza. Iki ni igikorwa cy'indashyikirwa, igikorwa cy'ubutwali, kuko benshi bari kuvuga bati yakoze ahadakorwa, yikururiye abazungu bazamwereka uko intambara zamara. Ariko abona ukuri bazi uko kumeze, kiriya ni igikorwa Museveni yakoze kubw'ineza y'Abanyafurika muri rusange, ariko cyane cyane Abagande n'abandi bose barebereho. Turebereho ni gute iki gikorwa Museveni yakoze cyo kwamagana ubutinganyi muri Uganda kizunga Abanyafurika. Ni ukuvuga ngo ubu hari impande ebyiri zihanganye, abazungu n'abirabura muri Afurika. Uko Afurika yamagana ubutinganyi ni ukuvuga ngo bose muri Afurika bagiye kureberaho bakurikiza Museveni, kuko ibihugu bya Afurika ubundi ntabwo birangwamo ubutinganyi nk'uko ahandi bwahawe intebe. Yego barahari, ariko mu muco muri rusange buriya kiriya ni ikimenyetso Museveni yeretse Abanyafurika bose ko bishoboka kwipakurura abazungu ibyo babwira abaperezida bo muri Afurika ngo mukore mucaha cishwaha ko mushobora kubyanga. Iki rero kikaba ari igikorwa cy'ubutwali Museveni yakoze, yereka abandi ko Imana iri hejuru ya byose, kandi ko ijambo ry'Imana ribivuga neza ko ubutinganyi ari akabarore, ari umuzirizo. Ariko turabizi ko uko byanditse buzakomeza kuza mu bantu, gusunikirwa abantu kugira ngo babwitabire, ariko reka turebe uko bizarangira. Abazungu rero bashobora kuzashaka kwica Museveni, ari nibyo bagambiriye, kuko itegeko niba ryarasinywe bakaba barashyizeho imbaraga ngo biveho, inteko ishinga amategeko mu Uganda ikabyemeza, Museveni ubwe bakamushyiraho igitutu akanga akabisinya ku mugaragaro. Ni ukuvuga ngo imirenge ingaruka zose zizajyamo. Ingaruka n'izi rero bazashaka kumwica kugira ngo bateze akavuyo, noneho bakomeze basunike iyo agenda yabo muri Afurika. Ariko burya ngo ibuye ryagaragaye ntiriba rikisha isuka. Buriya Afurika yose igiye na Museveni, niyo bamwitaza, ariko mu mitwe y'abantu, mu myumvire y'abantu, Imana ikora buriya byamaze kugera mu bantu ko ubutinganyi atari ikintu cy'Abanyafurika. Niko rero tuvuga tuti mu minsi ya nyuma turimo, niko ukuri kugiye kuza hanze. Ibyo byose barimo bakingiye abantu, ibyo bakoze byose bigenda bishyira kuri izo gahunda. Izo gahunda bari bafitiye mu muntu, kubera iki basunika ubutinganyi mu bihugu by'isi yose, cyane cyane bibasira Afurika. Aho ishyiraho ikibazo ukibaza, ni iyihe gahunda bafitiye muntu, cyane cyane umugabo. Ni gute umugabo n'umugabo bagirana iyo mibonano iri ikizira imbere y'Imana? Uwiteka wabigeneye yavuze ati ibi ni ibintu nanga urunuka, noneho bakaba bari kubisunikira muri Afurika. Iyo minsi ya nyuma, uko Imana yabivuze, uko byanditse, bizaba bimeze nko ku bwa Nowa. Ku gihe cya Nowa abantu bakoraga ibizira, niyo mpamvu Imana yabateje umwuzure irabarimbura. Ubu rero Museveni yakora icyo gikorwa, abantu bose twamushyigikira, byanze bikunze byanditse mu ijambo ry'Imana ko ibyo bikozasoni byose hajyamo, yaba ibyo bintu by'urukozasoni, ubutinganyi, abagabo, abagore, byanditse ko bizaganza. Kuba Museveni rero yabyitambitse, tuzi neza ko bizaganza, nta kibazo, kuko tuzi neza ko bake batazabishyigikira, bagahitamo inzira y'Imana. Abo ni abantu bazaba bashaka kwamamaza no gukwiza ijambo ry'Imana n'ubushake bw'Imana mu bantu, kugira ngo abatazabikurikira bazabone ubugingo buhoraho. Tuvuge tuti rero Museveni kiriya igikorwa yakoze
tubitega amaso turebe, ariko tuzi ko byanze bikunze ukuri guca mu ziko ntibushye, kandi ukuri kurigaragaza kuza hanze wabishaka utabishaka. Kandi ikindi, burya umuntu ntapfa, ubugingo buhoraho nyuma y'ubuzima. Yaba ikizaba ku Museveni icyo ari cyo cyose, yaba abazungu bazamutera, yaba abazungu bazamufatira ambargo bagakumira hirya no hino, bakomeza baganje hirya no hino, byanze bikunze ibigiye kuva muri ibi bintu Museveni yatangiye. Iyi ni intambara yo kwigaranzura abazungu Museveni atangiye mu buryo abantu bose batazi, kuko n'ubundi na kare Afurika yari iri hejuru y'ibihugu byose. Ubu rero Afurika yari yarabuze ikintu kiyunga, ibi bintu nibyo bigiye kuyunga. Ntabwo navuga ngo bigiye gucamo kabiri Afurika, kuko n'ubundi Afurika yari icitse n'ibice, ahubwo ibintu bigiye kuva muri ibi Museveni atangiye ni byiza gusa, kuko Afurika ubundi yari iranzwe n'amagorwa gusa. Ubu abantu bagiye bose gukanguka bajye hamwe, bajye inyuma ya Museveni. Abandi yego bake bashobora kuzabyitaza kubera inyungu zabo indonke, ariko Museveni icyo yakoze ni icyo gushimira Imana, kuko Imana yamukoresheje yerekana ko biriya bintu ubundi atari imico y'Abanyafurika. Ngaho rero musangiza abantu iyi nkuru, mujye inyuma Museveni, mwivuye inyuma, utizigamye, utihishahisha, kuko n'ubundi ibyo bintu n'iby'Imana yanga urunuka. Reka rero tweze imitima yacu, dukurikije ijambo ry'Imana kugira ngo tuyisakaze mu bandi iby'Imana yavuze. Kuko ntabwo wari uzi ko Imana ishobora gukoresha umuntu nka Museveni akitambika gahunda za mpatsibihugu nka kuriya, agira ngo asigasire ubugingo bwanjye n'ubwawe bw'abandi n'ubwo bazaguturukaho bose, kugira ngo atazajya mu maboko ya Satani ubuziraherezo. Kuko gahunda y'abazungu ni ukubikwirakwiza muri Afurika yose, noneho bikazarimbukana n'abantu bose bazabikurikira buhumyi, cyane cyane abo bana bose bari kwiruka bavuka hirya no hino muri Afurika batazi ibyo nibiva, noneho bazabijyamo buhumyi, bakazarimbuka, bakarimbukana n'iyo si ya Sodoma na Gomora y'abazungu bashaka gukoresha Afurika yose kugira ngo bakomeze bayigarurire. Abantu batamenya ukuri, batamenya ko ahubwo Afurika ari bwo bwoko bw'Imana. Iyi ni intambara iri hagati y'abazungu n'abirabura, yagumye ihishwa kugira ngo abantu batayibona, ariko noneho igihe kirageze kugira ngo bijye ku mugaragaro, abantu bose bamenye ko Abanyafurika ari ubwoko bw'Imana. Abazungu ahubwo baje bafite gahunda na agenda ya Satani bashaka gukwirakwiza mu isi, kuko tuzi neza ko isi iyobowe na Satani igihe, ariko Kristo umukiza wacu azagaruka akaza agakuraho Satani urupfu, maze akimika ubwami bwe. Nibyo rero abazungu badashaka, kugira ngo bakoreshe Abanyafurika, none twebwe nk'Abanyafurika tuzagaragare nk'aho ari twe tugomera Imana, bo bigaramye. Ibyo rero nibyo gushimira Museveni, kuko afite nyirabwenge n'inararibonye, yabibonye kare. Igiti twamugizeho cyose aranga, aravuga ati oya, twebwe ubutinganyi ntabwo ari ibintu byacu. Kandi rero tumushyigikire, dusakaze hirya no hino igikorwa cy'ubutwali Museveni yakoze, kugira ngo yereke n'abandi Banyafurika n'abaperezida cyane cyane bagishidikanya ko umuzungu ushobora kumwigaranzura ko bishoboka. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom.